umve wa mugabo wa musore we, mu gicuku cya nyuma tegereza Imana ntuyibangikanye, tegereza Imana ntuyivangavanga n'ibindi, tegereza Imana ntabwo izaguteza abantu, tegereza Yesu ntabwo azagutenguha, tegereza Yesu dinimasidibo niwe wabasha kugusanga muri icyo gicuku cya nyuma. Akiguyemo igicuku cya nyuma, abaririmbyi bakiguyemo igicuku cya nyuma, abakristo bakiguyemo igicuku cya nyuma, abantu bananiwe kwihangana igicuku cya nyuma, abantu bateye amasezerano mu gicuku cya nyuma, abantu bibagiwe Imana yabatabaye cya gihe cyatambutse. Ibuka byabaye wabayemo ukarira abana batakureba, abana bazi ukera gukiyumanganya. Nibuka bya bihe by'uruzerero Imana yagukuyemo, nibuka byagiye Imana yakwiyeretse, cyagiye wabonye Imana, abantu badari wabonye Imana, abantu baguteye umugongo wabonye Imana. Niwongera byawe wibuka byabihe Imana yendeye ku buzima bwawe, nibuka byabihe ngo mwami nimba ndangije umwaka nzagushima, nimba ndangije umwaka nuko kwezi nzagushima. Ubwo ruri mu mwijima w'icuraburindi Yesu yarakwiyeretse gukuramo, nuba arongera aragarutse Yesu arakurengera wa mubyeyi we, Yesu agukuye ku gisasiro cy'uburwayi umazeho iminsi mu gicuku cya nyuma, Imana iragutabaye. Ukiri ku kidayezi Betesida urwariyeho Yesu arahagusanze, ariko kuko Yesu akwitamurure mu gicuku cya nyuma, mu gicuku kimwe gikomeye, muri bwa bushomeri bwakurembeje, muri za ntambara zabuze gica, Yesu nakwitamururira. Diplome igira agaciro, Yesu yegeze yakwitamurura kwa Hana. Hana yarabagiye ku bigeragezo, Hana yarageragejwe, Hana yakubiswe na mukeba we, amubwiye amagambo amubabaza, nta mugore ukurimo, we ntacyo uzimarira, uwakubona ugenda gutya uza mu nzu y'Imana yagira ngo urasenga. Hana ntabwo ubeshye, ntabwo usenga waje gufera abantu bari mu rusengero. Ariko Hana yarazi ko ari mu gicuku cya nijoro kimwe cya nyuma, atagishoboye kwisobanura, ari mu gicuku kimwe cya nyuma, ari kudidimanga kaho araguhereza ubwiza, nawe ugira ijambo. Yesu nagugarukaho aho utuye barakuvuga neza, Yesu nakugarukaho haleluya, nawe urashingira wambaye warakoze mubyeyi. Yesu nakugarukaho nawe uraheka buzwi n'abuzukuruza, kubera ko Uwiteka agusanze mu gicuku cya nyuma. Tegereza mu gicuku cya nyuma n'Imana igusanze. Tegereza abantu bagusize bazi ko n'agaciro ugifite, nta muntu ukwitayeho. Ariko reka nkubwire, mu gicuku cya nyuma uhagazemo Uwiteka akwitayeho. Mu gicuku cya nyuma uri kuririramo mama, Uwiteka akwitayeho. Mu gicuku cya nyuma mukobwa mwiza, Uwiteka akwitayeho, aguhaye keya. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu kandi ndabishimiye, ndabakunda cyane. Inshuti yanyu Eva Esther Nesteri mukunda, nawe ubakunda, ndabishimiye, mugubwe neza. Nongeye kugaruka kugira ngo tuganire, duhane ibitekerezo, dushime Imana, dusenge hamwe n'ibindi byose Uwiteka agambiye kugira ngo adushoboze. Ngushimira wowe waduhaye subscribe, wowe ujya muri comment ukadako kanya, wowe wakanze like, nukuri Imana mwije guhereza umugisha. Rero abayiboga mugiye kubana natwe, duwekaze kuri Eva Esther wakwa subscribe kugira ngo umunsi ku munsi tuye tubana, ubaye ufite ijambo ry'Imana muri wowe, bo ufite ubuhamya n'ibindi ushaka gusangiza bene so, watwandikira kugira ngo tukwakire, jya uza tubane, utubwire ikikuri ku mutima. Rero ndabakunda cyane, abari muri Afrika, abari Burayi, abari ku migabane itandukanye, n'abari mu ntara zitandukanye, bari mu mujyi wa Kigali, abatorwana muri rusange, mwese mbifuje amahoro y'Imana abane namwe mu izina rya Yesu Kristo. Munyemeye kugira ngo dusenge Imana, nitumara gusenga hanyuma dusangire ijambo Imana yasize ku mutima. Ijambo tugiye gusangira katuma dusenge, hanyuma tujye twarisoma kugira ngo twumve icyo Imana ishaka kuvugana natwe. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu, tugushimiye ko watuzigamye, tugushimiye ko watwimanye,
tugushimiye ko waturinze. Uwiteka nuhabwe icyubahiro. Twemera umwanya nk'uyu amasaha ubane natwe, utangirane natwe uze gusozanya natwe. Icyo wagambire kuri twebwe ugikore, kandi imbabazi zawe ziganze imitima yacu mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Murakoze. Tugiye gusanga mu Kuva ibice 14 umurongo waho wa 24. Haravuga ngo mu gicuku cya nyuma iri jambo tugiye gusangira ni ijambo riri mu Kuva ibice 14 umurongo wa 24. Riravuga ngo mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamuriye mu nkingi y'umuriro n'igicu, yitegereza ingabo z'Abanyegiputa bacikamo igikuba. Amen. Unyemerere muri aka kanya, unyemerere aya masaha tubane kugira ngo wumve ijambo Imana ikuzaniye, wumve ubuhanuzi Yesu akuzaniye, wumve icyo Imana ishaka gukora kuri wowe. Aravuze ngo mu gicuku cya nyuma. Ntabwo ngewe namenya rwose igicuku umazemo iminsi. Ntabwo namenya igicuku umazemo iminsi udasinzira. Ntabwo namenya igicuku kiguhagaritse umutima umaranye iminsi. Ntabwo namenya igicuku cy'urushako umazemo igihe. Ntabwo namenya igicuku cy'ubushomeri umazemo igihe. Nta nubwo namenya igicuku cy'intambara runaka wowe uzi umazemo igihe cyecu uri kurwana. Ariko ijambo ry'Imana Data, haleluya, riravuze ngo mu gicuku cya nyuma, cya gikiyagazo cyawe cyagukomereye udafite uwakurengera, uhamagara kuri telefone akubwira ngo ndi bize, kuko azi yuko ugiye kumwaka serivisi, azi ko ugiye kumugora, kuko ntabwo mboneka ndi bize, ndakuvugisha mu kanya. Ngo mu gicuku cya nyuma, mu gicuku cy'uburwayi umaranye iminsi mama, mu gicuku cy'uburwayi cyibasiye abana bawe, mu gicuku cy'uburwayi rwajijemo umugabo mwashakanye, Uwiteka yitamurure, kuko niwe ubasha kwitamurura ibyanze bikemera. Haleluya, Mana ishimwe. Mu gicuku cya nyuma, mu gicuku cy'umwijima, hahandi umwana arira nyina ntiyumve, hahandi bani ibintu byagucanze, Uwiteka kwitamururire. Namara kwitamurura akwereke mu maso hiwe, kugira ngo Abanyegiputa bari bagukurikiye babone imirimo y'Imana ku buzima bwawe. Haleluya. Ngo mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamuriye mu nkingi y'umuriro n'igicu, yitegereza ingabo z'Abanyegiputa bacikamo igikuba. Haleluya. Mana igira ibintu igukorera hagenda bacikamo igikuba. Morodekayi we ngaho ririmba, Imana yibutse imirimo yawe. Rya joro wari gupfa nabwo wapfuye, Imana yibutse imirimo yawe. Morodekayi we ngaho ririmba, Imana yibutse imirimo yawe. Rya joro wari gupfa nabwo wapfuye, Imana yibutse imirimo yawe. Haleluya. Ijoro wagombaga gupfa ntabwo ugipfuye, Uwiteka arakwitamuruye wa mugabo. Ijoro ryo kumwara, ijoro ryo kumwara rijya ribaho, ijoro ry'igisabo rijya rigera ku muntu uwo ari we wese, rigera ku ukomeye, rigera ku woroshye. Ariko reka nkubwire, Uwiteka nakwitamururira mu gicuku cya nyuma, mu gicuku cy'amarira ufite, mu gicuku cy'ubugumba ufite, mu kidifodrayi, ahantu hose mwami Imana igutabara, ahantu hose umwami akurebere, amenye igicuku uhagazemo, yitamurira mu nkingi y'umuriro, yitamurira mu gicuku cya nyuma, yitamurira uryamye washyizweyo, yitamurira amagambo ageze iwa ndabaga. Uwiteka kwitamurure. Warasenze,
warasenze uko Imana yetse Abisiraheli ibavana mu Egiputa, uko yageze muri Isiraheli Imana ikabambutsa bakagenda ubutayu bakihangana. Abarinzi ibyo kwizerwa, abiringiye Imana ntibacika intege, ntibakumbura amapapayi, ntibakumbuye tungurusumu. Mu gicuku cya nyuma bageze kuri Yorodani babona Farawo abegereye, imbere yabo ari inyanja, impande zose ari imisozi. Ariko mu gicuku cya nyuma babona Uwiteka arabitamururiye, babona ineza y'Imana, babona umucyo w'Imana. Ndakwingiza mwana data, kunda gusenga, nibyo bizatuma Uwiteka akwitamururira. No mu gicuku cy'umwijima hahana agashishi kajya mu ibuye ry'umukara, nta muntu wabasha kukabona. Muri icyo gicuku Uwiteka akwitamururira. Ibihombo byose umazemo igihe, waracuruje urahomba biranga, wahuye n'inyatsi, wahuye n'abambuzi, wahuye n'abashinyaguzi, ariko unyemere mu gicuku cya nyuma Uwiteka akwitamururira. Umwana yarira nyina ntiyumve, na nyina yakumva ntagire ikintu abikoraho. Ariko mu ntambara umazemo igihe, mu rugamba uri kurwana, mu bikugarije, mu bikugose, mu gicuku cya nyuma mama Uwiteka akwitamururire. Mu gicuku cya nyuma papa Uwiteka akwitamururire. Uba wa musore wa mukobwa we, mu gicuku cy'ibigeragezo uhagazemo Uwiteka akwitamururire. Mu gicuku cy'intambara umaze iminsi uri kurwana Uwiteka akwitamururire. Aho byari byanze Uwiteka niyitamurura, biraza kugenda. Stita pasti fodra. Igicuku cya nyuma kirababaza, igicuku cya nyuma cyahekuye abantu benshi, igicuku cya nyuma cyakubujije amahirwe yo kwiga, igicuku cya nyuma ujya kwakira kikakuriganya, igicuku cya nyuma urarwara uyu munsi, ejo wasubiye kwa muganga, wabaye iciro ry'imigani. Ariko nje kukubwira ngo humura, Uwiteka akwitamururire. Na mu gicuku cya nyuma ahagusange, kuko ari ubasha gukora ibiruta cyane ibyo wowe ubibwiye mu mutima wawe. Imana iturengere cyane. Buriya n'ubukode bwakubera igicuku, buriya n'ubushomeri bwakubera igicuku, kubura kwishyura inzu byakubera igicuku, kubura imibereho byakubera igicuku. Ariko ukurikiranye Eva Esther ureba cano yacu ukabiga ducishaho, nje kugusabira ngo Uwiteka mu gicuku cya nyuma akwitamururire, aca inzira aho utazibonaga. Ubona inyenyeri y'Imana, ubona umucyo w'Imana witamurura mu byawe. Nakure habaho Imana itakura umuntu, nakure habaho Imana itakugeza. Icyo namenye neza nuko iyo Uwiteka arambuye ukuboko, no mu gicuku cya nyuma ibyanze biremera. Iyo Uwiteka arambuye ukuboko, haleluya, asifiwe Yesu, asifiwe Bwana, asifiwe. Ubasha kusanga ya mfubyi ya buri iri mu gicuku cya nyuma ikayihereza amahoro. Ya Uwiteka ubasha gusanga wa mupfakazi udafite kirengera, akamusanga mu gicuku cya nyuma akamuha amahoro. Ubasha gusanga abadafite shinge na rugero akabahereza amahoro. Mu gicuku cya nyuma uhagazemo, Imana ikwiyereke, ubona imbaraga z'Imana zihindura ubuzima bwawe, imbaraga z'Imana zibohora mwene data zikuboneke. Ushaka kuba ufite ubukwe ariko uri mu gicuku cya nyuma, nta kintu uri kubona na kimwe, uri kuvuga ati musigaje ibyumweru 2, hasigaye amezi angahe, hasigaye icyumweru kimwe, na nyuma yazari Imana irakora. Mu gicuku cya nyuma aho ubona nta nzira n'imwe isigaye, ndagusabiye muri iteraniro ngo Uwiteka akwitamururire. Niwe ubasha gukora, niwe ubasha gufata ibidafatika akabivana mu gicuku cya nijoro, akabikura mu mwijima, akabishyira mu mucyo wawe. Mana
twibutse ineza yawe mana 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 mana. Imana niba kukwitamururira hagira ibintu bicikamo igikuba, Yesu naho kukwitamururiraho hagira ibintu Imana iteraho amatwi bikumve. Iyo Yesu yitamuruye waraye uraba ntibikunde, ukirirwa bikanga. Iyo Yesu akwitamururiye uraraba bigakunda, utera indobani amafi akakwitaba. Haleluya! Iyo Imana ikwitamururiye urabyara ugaheka ugashingira ukayakwa n'abakazana, Imana ikaguhindurira amateka. Yesu nakwitamururira mu gicuku cyanyu muhagazemo, diplome yawe wabitse utacibuka, wayisize muri mari urapfundikira, ushaho ubika ibyangombwa uribagirwa, ariko kuko Yesu akwitamururiye mu gicuku cyanyuma, mu gicuku kimwe gikomeye, muri bwa bushomeri bwakurembeje, muri za ntambara zabuze gica, Yesu nakwitamururira. Diplome igira agaciro, Yesu yegeze yakwitamurura kwa Hana. Hana yarabagiye ku bigeragezo, Hana yarageragejwe, Hana yakubiswe na mukeba we, amubwiye amagambo amubabaza, nta mugore ukurimo, we ntacyo uzimarira, uwakubona ugenda gutya uza mu nzu y'Imana yagira ngo urasenga. Hana ntabwo ubeshye, ntabwo usenga waje gufera abantu bari mu rusengero. Ariko Hana yarazi ko ari mu gicuku cya nijoro kimwe cya nyuma, atagishoboye kwisobanura, ari mu gicuku kimwe cya nyuma, ari kudidimanga no gusenga byamunaniye, niho Uwiteka yitamururiye amuhereza Samweli. Hana nawe araheka, uwari ingumba araheka, uwari ingumba ahinduka umubyeyi, amama igisubizo, uwari ingumba amama mugisha, uwari ingumba amama promese, uwari ingumba aba nyina w'amahanga, kuko yarindirira Imana mu gicuku cyanyu. Ibicuku biba byinshi, igicuku cyanjye si cyo cyawe, icyawe si cyo cyanjye, icya runaka si cyo cya runaka, ariko mu gicuku cyose waba uhagazemo, ahantu hose waba uhagaze, urugamba rwose aba uri kurwana, mwene data, Imana iragutunguye, ikwitunguje ibyiza. Hari abantu bacitse mu igikuba kuko Yesu akugarutseho, impundu ziravuze, impundu ziravuze. Hari abantu bagiye kurwara imitima kubw'itangaza Imana igukoreye, hari abazahahamuka, hari abazavuga bikabacanga, ibyo bakuvuze bibi bakabihindura mu ibyiza. Imana ikwitamururira, inshuti zizizana, Yesu nakwitamururira, bari bagiye bazagaruka, Yesu nakwitamururira, imikorere bizongera igende neza, Yesu nakwitamururira, bazagufatira irembo bakwerekane, tukubyinira igisirimba, babatuwe umwami akunze kubaha, dore uko yabamugenda mutwe kwifarashi. Mu gicuku cya nyuma Imana ikwitamururira, mu gicuku cya nyuma Imana ikwiyereke, mu gicuku cya nyuma aho udafite umurengezi, Yesu akwigaragarize. Muri karitsiye utuyemo, mu mudugudu utuyemo, mu isibo utuyemo, mu kagari, mu murenge, Yesu akwitamururire mu gicuku cya nyuma. Yesu akwiyereke, Yesu akwigaragarize, aguhoza amarira, Yesu akwigaragarize, akumara umubabaro, Yesu akwigaragarize, agira ibintu akoresha itegeko kugira ngo byumve, Yesu akwigaragarize mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana zigaragaze ku byawe n'abawe, imbaraga z'Imana zikora imirimo, imbaraga z'Imana zigukure abantu bagusize, imbaraga z'Imana zigukure mu mwijima, imbaraga z'Imana zigukure mu gicuku cya nyuma wasizwemo n'abantu utabigizemo uruhare, nawe warabyisizemo wowe ubwawe. Wagere Yesu akubabarire, namara kukweza araguha umucyo, namara kukweza mu gicuku cya nyuma gusangamo arakigukuramo. Uko Yesu asanze ibintu siko ajya abisiga. Ariko ndafashijwe Yesu, Uwiteka yitegereza ingabo z'Abanyegiputa, ayiwe bacikamo igikuba. Imana igira ibintu ikurebera, Imana igira ibintu ireba bihinda umushyitsi, Imana igira ibintu ireba ku bwawe bihinda umushyitsi, byubaha imbaraga z'Imana. Imana igira ibintu ikurebera, ijisho ryayo rigira ahantu rikurebera
y'Uwiteka bacikamwo igikuba. Imana itakuyoboye ntawakureberera, itagutabaye ntawagutabara, itakurengeye ntawakurengera, ariko niwiringira Yesu. Oh haleluya! Umuririmbyi yaravuze ngo wiringire Imana yawe niyo izakora imirimo izirukana Satani, izategeka isi yose. Nshuti reka kwiganyira urahabwa imbaraga. Nshuti yanjye, nshuti reka kwiganyira urahabwa imbaraga nshya. Wiringire Imana ihoraho, wiringire Uwiteka, azakora igitangaza. Numuhamagara mu gicuku cya nyuma aragusangamo akora igitangaza. Numuhamagara haba byari bigucanze araza akora imirimo n'ibitangaza. Numuhamagara arajya guhanimirwa kubacira urugo urwa mbere rwaranze utabigizemo uruhari, ariko nuhamagara Yesu mu gicuku cya nyuma araguha andi mahirwe wongere wubake. Mu gicuku cya nyuma Yesu nakugarukaho araguhereza ubwiza, nawe ugira ijambo. Yesu nakugarukaho aho utuye barakuvuga neza. Yesu nakugarukaho, haleluya, nawe urashingira wambaye warakoze mubyeyi. Yesu nakugarukaho nawe uraheka buzwi n'abuzukuruza, kubera ko Uwiteka agusanze mu gicuku cya nyuma. Tegerereza mu gicuku cya nyuma n'Imana igusanze. Tegerereza haha n'abantu bagusize bazi ko n'agaciro ugifite, nta muntu ukwitayeho. Ariko reka nkubwire, mu gicuku cya nyuma uhagazemo Uwiteka akwitayeho. Mu gicuku cya nyuma uri kuririramo mama, Uwiteka akwitayeho. Mu gicuku cya nyuma mukobwa mwiza, Uwiteka akwitayeho, aguhaye keya. Umve wa mugabo wa musore we, mu gicuku cya nyuma tegereza Imana ntuyibangikanye. Tegereza Imana ntuyivangavanga n'ibindi. Tegereza Imana ntabwo izaguteza abantu. Tegereza Yesu ntabwo azagutenguha. Tegereza Yesu dinimasibo, niwe wabasha kugusanga muri icyo gicuku cya nyuma akakwambutsa akakugeza isi, akakugeza i Siyoni, akakugeza ku cyo yakuvuzeho. Abantu benshi baheze mu gicuku cya nyuma. Igicuku cya nyuma abantu benshi bakiguyemo. Igicuku cya nyuma abapasiteri bakiguyemo. Igicuku cya nyuma abaririmbyi bakiguyemo. Igicuku cya nyuma abakristo bakiguyemo. Igicuku cya nyuma abantu bananiwe kwihangana. Igicuku cya nyuma abantu bateye amasezerano. Mu gicuku cya nyuma abantu bibagiwe Imana batabaye cya gihe cyatambutse. Mu gicuku cya nyuma kibagije abantu yuko Imana iba kandi igakora. Ariko reka nkubwire garukira aho ngaho, kuko yawe mu gicuku cya nyuma Uwiteka yagize mu nshingi y'umuriro no mu nshingi y'igicu, arangije yitegereza ingabo z'Abanyegiputa zirangire zicika mu igikuba, kuko Imana yagarutse ku buzima bwawe. Tugiye gusenga ntabwo ndi butinde, ariko se mu gicuku cya nyuma umazemo igihe wacyitwayemo gute? Igicuku cyanyu mutinzemo wahagaze uti? Wagikoze mwikiza? Ese wagwisha imbaraga? Basi niba uki mu gicuku cya nyuma hashakira imbaraga zizagutambuza mu bisubizo by'ejo hazaza. Njya mbabwira ngo iyo umuntu ari ku rugamba, hari urugamba urwana ukajya abagufasha, hari urugamba urwana ukajya nk'abaterankunga, ariko hari urugamba bisa kurwana wenyine peke yake, nta wundi muntu ari wowe n'Imana uko muri babiri mwenyine. Ukarwana, ukihangana, ukihanganiriza mu mwijima, ukihangana gusorwa mu nzu ko mu mwijima, ukihanganira amadeni ko mu mwijima, ukihanganira igihombo cyo mu mwijima, ukihanganira ubwo ugasenga Imana. Ariko igihe cy'Imana kigeze, hari ibintu Imana ireba bigacika nk'igikuba. Abakusuzuguye, abagutaranze, bavuga ngo warwaye indwara izi n'izi zitandukanye, baduhimbira n'indwara tutarwaye sha. Bazi gupimisha ijisho,
ariko igihe cy'Imana kiraje igukuye mu gicuku cya nyuma, nirangiza ba bandi bategereje kuri bupfu ukindutse sha bazabibura, bavuga ngo Imana ya Esiteri niyo Mana, Imana ya runaka niyo Mana, Imana Rusi yasenze niyo Mana, bagiye kuzavuga ko Imana wasenze ariyo Mana. Kubera iki? Kuko Imana yakwitamururiye mu gicuku cya nyuma. Tugiye gusengana Imana. Hari igicuku cya nyuma mazemo iminsi, hari igicuku kikubereye ishoberamahanga, hari igicuku urimo udafite umurengezi, udafite uwagufata ukuboko. Arega nubwo nawe ufata ukuboko ufite, nubwo nawe akugirira impuhwe, nubwo nawe n'uwaguha pole, ariko Yesu agufitiye impuhwe. Yesu agufitiye impuhwe, Yesu akwitayeho. Mu gicuku cya nyuma Yesu arakwiyeretse. Mu gicuku cya nyuma Imana ikomeye ibikomere. Mu gicuku cya nyuma Imana ikumaza imvune zo mu rugendo. Mu gicuku cya nyuma Imana ikoresheje itegeko ikuvanye mu mwijima. Mu gicuku cya nyuma Uwiteka akoresheje imbaraga ziwe kugira ngo ahindure ibihe ku buzima bwawe. Bya bihe warabihinduye Mana, bya bihe warabihinduye Mana, bya bihe warabihinduye Mana we, bya bihe warabihinduye Mana. Nibuka byawe wabayemo, uryama ntusinzire, uvanga umugabo arakwicara mu buriri. Ibuka byawe wabayemo, uvanga umugabo arakwicara mu buriri. Ibuka byawe wabayemo, ukarira abana batakureba, abana baza ukera gukiyumanganya. Nibuka byabihe by'uruzerero Imana yagukuyemo. Nibuka byagiye Imana yakwiyeretse, cyagiye wabonye Imana, abantu badari wabonye Imana, abantu baguteye umugongo wabonye Imana. Niwongera byawe, wibuka byabihe Imana yendeye ku buzima bwawe. Nibuka byabihe ngo Mwami, nimba ndangije umwaka nzagushima, nimba ndangije umwaka nuko kwezi nzagushima. Ubwo uri mu mwijima w'icuraburindi, Yesu yarakwiyeretse gukuramo, nuba arongera aragarutse. Yesu arakurengeye wa mubyeyi we, Yesu agukuye ku gisasiro cy'uburwayi umazeho iminsi. Mu gicuku cya nyuma Imana iragutabaye. Ukiri ku kidendezi Betesida urwariyeho, Yesu arahagusanze. Mu gicuku cya nyuma udafite uwo gutera mu kidendezi, mu gicuku cya nyuma udafite uwo kubwira ngo impore, mu gicuku cya nyuma nta muntu ugukunze, Uwiteka kwitamurure mu izina rya Yesu. Witwa ndiwe, witwa Rubashamana, witwa Ishobora byose iyo zina ryawe, witwa umukozi w'umuhanga. Turakwemera Yesu, turakwemera mukiza mwiza. Bantu baba bari mu gicuku cya nyuma, mbahururije imbaraga z'Imana zitabara. Imana nibarengere. Hari amazi igihe mu gicuku cya nyuma, ariko uyu mwanya Uwiteka ukibakuyemo. Hari ibintu urebye igitsure Mana, kugira ngo bicikemo igikuba, bibohore ubwoko bwawe mu izina rya Yesu. Ndasenze cyane Mana, buri muntu wese aho yari ahagaze mu gicuku cya nyuma, ndagushimiye kumwitamururiye. Abantu nibakire urukundo rw'Imana, nibakire imbabazi z'Imana, nibakire guhura no kwitamurura k'Uwiteka kuri bo, nibakire imirindi y'Imana, nibakire kwera kw'Imana. Abakobwa n'abasore nibakire gukurwa mu gicuku cya nijoro kimwe cya kibakomereye, nibakire gukurwa muri wa mwijima, ahubwo bakire umunezero w'Uwiteka. Ababyeyi n'abagabo bari mu gicuku cya nyuma, Mwami urabitamururiye. Urakoze kwitamura ubwoko bwawe Yesu, urakoze kubwiyeretse. Abari barwaye wongeye kubitamururira, ab'ingo zari zisenyutse wongeye kuzubaka Mana. Bari barabuze urushako, ubahaye urushako urabitamururiye. Bari barabuze abana, utanze abana urabitamururiye. Tanga imbaraga, utanze imbaraga zo gukiranuka. Nuhabwe icyubahiro. Ndagushimiye kubikoze, kandi ushimiye kubyushe mu Yesu Kristo wakoze urakama Mwami w'abami. Amen. Shalom shalom. Buri wese ahantu ahereye niyakire kwitamurirwa n'Uwiteka. Buri wese ahantu yari ahagaze aho yategerereje Imana niyakire guhura no kwitamura kw'Imana ku buzima bw'imiryango yanyu mu izina rya Yesu. Shalom shalom. Ndabakunda.